nongeye gushima Imana ko yongeye kuduha umwanya ngo twige ijambo ryayo, gushima Imana ko abanye natwe mu cyumweru cyose, kandi noneho bikaba byongeye kuba turi no ku isabato, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Umunsi w'umunezero. Rero nk'uko mubizi abo twabanye muri kino cyumweru twaganiriye ku magambo yavugaga ngo umutambyi wacu mukuru yarapfuye arazuka ni muzima. Amen. Ntekereza ko mwagize umugisha nk'uko nanjye nawugize. Dimanche twaganiye amagambo yatubwiraga ngo umutambyi mukuru yarapfuye, twabonyemo, ngiye kubibutsa kugira ngo n'abatari bahari ntago wenda byose turi byumve kimwe ariko bagireho igitekerezo. Rero dimanche twabonye ko umutambyi wacu mukuru yapfuye. Twabonye umutambyi wacu mukuru wari we, twifashishije amasomo atandukanye dusanga ari Kristo, maze tureba ibyari byaramuhanuweho byose tubona byarujujwe. Rero turangije tubona ko abamwizeye natwe duhinduka abatambyi, nubwo tutaba abatambyi bakuru ko natwe twe tuba abatambyi b'ubwami. Tubona ibyagombaga kubaranga byo kubaho bafasha abandi, bagira neza abandi, byo kubaho bagaragariza abantu imidugudu y'ubuhungiro. Tubona ukuntu umuntu yagombaga kuyihungiramo akimara gucumura, kandi iyo hageraga yizeraga imbabazi z'Imana, ariko agategereza ko umutambyi mukuru azapfa kugira ngo abashe kubabarirwa. Twasanze rero ko umutambyi mukuru wacu yapfuye, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro, kandi kubw'ibyo umuntu wese wihana arababarirwa nk'uko isezerano ry'Imana rivuga. Rero twabonye ko byari bikwiye ko amaraso ameneka, kuko mu Baheburayo havuga ngo amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Twize n'ibindi bintu byinshi, ariko ni icyo cy'ingenzi cyane twatindagaho, twagira ngo tubone akamaro k'urupfu rwa Kristo n'impamvu rwari rukenewe. Hanyuma rero ku wa kane w'isabato twarakomeje, noneho tureba ko umutambyi wacu mukuru Kristo, ko twari twamaze kumenya uwo ari we, twabonye ko Kristo yazutse. Amen. Twabonye ko iyo Kristo aguma mu gituro, Satani yari kumva ko anesheje, kuko ngo akibona Kristo amaze kujya mu gituro yibwiye yuko afite ububasha ku ntumbi ya Kristo. Ariko twasomye amagambo meza ngo igihe Satani yabonaga Kristo avuye mu gituro akavayo afite intsinzi, we ubwe yahise yibwira ko ubwami bwe buzagira iherezo. Umunsi twabonye ko umuzuko wa Kristo uriho kugira ngo ubwami bwa Satani bugire iherezo mu mitima yacu, kugira ngo bya bindi bibi twakundaga, kugira ngo ya mibereho mibi yaturanze ahashize igire iherezo muri twebwe, kugira ngo kuko icyo yerekaniwe ni kugira ngo amareho imirimo ya Satani. Naho twizemo ibintu byinshi, ariko ubwo twabonye ko Kristo yapfuye kugira ngo tubabarirwe, akazuka kugira ngo tuneshe icyaha, duhinduke abera n'abaziranenge. Uyu munsi tugiye kuganira ngo ni muzima, maze tuganire ku magambo makeya turi bwige, turebe icyo kuba muzima kwe noneho bivuze kuri twebwe, nk'uko urupfu rwe ndetse n'umuzuko we hari icyo byari bivuze kuri twebwe. Ndibaza ari uko nguko nabibutsaho ibyo twize, ndumva ari uko nguko nabibutsaho gato ibyo twize, hanyuma reka dusenge kugira ngo dukomeze. Nshimira n'umuyobozi wa gahunda ukuntu yadusengeye, Imana nk'umugisha cyane. Ariko reka twongere dusenge kugira ngo dukomeze. Reka dusenge. Twongeye gushima nanone Data wa twese, Imana nziza, umubyeyi wacu, turagushimiye ko uduhaye amahirwe ngo twige ijambo ryawe. Tuzi neza ko ari we mwigisha mukuru, kandi ngwino uganirize imitima yacu, Mwuka wera wasezeranye abane natwe, kandi icyo umutima wa buri muntu wese ukeneye gihabwe kubw'ubuntu bwawe, mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuganira ku magambo nk'uko nababwiye avuga ngo Yesu Kristo umutambyi wacu ni muzima. Imana ishimwe ko ariho, kandi kuba ariho natwe turiho kandi tuzabaho. Tugiye kuganira rero ku masomo 2 cyangwa 3 y'ingenzi, n'ayandi make turi bugende tuganiraho, ariko turatinda cyane mu isomo riri muri Yohana igice cya 14 guhera ku murongo wa 12. Ndatekereza ko turi kumvikana n'ijwi, nibwira ko naryongereye. Ubu rero tugiye gusoma muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 12. Ahangaha Kristo yari kuganira n'abigishwa be, arangije ahera hejuru, ariko njye ndashaka ko dutinda ku murongo wa 12, maze ku murongo wa 12
iki gihe Kristo yendaga kubambwa ku musaraba, yari kubaganiriza ibice bikurikiraho yari arimo abasezera byose, kurinda ageze ku gice cya 18 hatubwira ngo bafata Yesu. Yaganiriye nabo amagambo menshi cyane, ariko reka dusome igice cya 14 umurongo wa 12. Haranditse ngo, ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta, kuko njya kwa Data. Amen. Ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta, kuko njya kwa Data. Amen. Kubera ko Kristo yazutse akaba ari muzima, akaba yaragiye kwa Data, imirimo yakoze natwe tuzayikora, ngo ndetse tuzakora n'iyiruta, kuko ajya kwa Data. Umurongo wa 13. Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera, kugira ngo Data yubahirizwe mu Mwana we. Amen. Ubwo ni ikindi kintu cya kabiri. Icya mbere, kubera ko Kristo ari muzima akaba ajya kwa Data, imirimo yakoze yose natwe tuzayikora, dukore n'iyiruta. Maze ku murongo wa 13 aravuga ngo, kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera, kugira ngo Data yubahirizwe mu Mwana we. Umurongo wa 14. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Amen. Ahita atanga n'isezerano, aravuga ngo nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Ibintu byose ni ibiba kubera ko Kristo ari muzima, kuko Kristo yivugiye ngo muzakora n'iyiruta, kuko njya kwa Data. Iri ni isomo rya mbere. Irindi naryo ni muri cya kiganiro cyakomeje, turarisoma muri Yohana igice cya 16, turasoma ku murongo wa 23, hanyuma dusome n'umurongo wa 26. Reka dusome naho. Haravuga ngo, uwo munsi ntacyo muzambaza. Noneho ndashaka guhera aho ngaho. Ni ukuri ndababwira yuko icyo muzasaba Data cyose mu izina ryanjye azakibaha. Kugeza none ntacyo mwasabye mu izina ryanjye. Musabe muzahabwa, ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Amen. Umurongo wa 26. Uwo munsi muzasaba mu izina ryanjye, kandi simbabwira yuko nzabasabira kuri Data, kuko Data nawe abakunda ubwe, kuko mwankunze mukizera yuko navuye ku Mana. Amen. Aya magambo ndayakunda cyane, ndayakunze kubera ko Kristo ari muzima, tuzasaba icyo dushaka cyose. Kandi Yesu yatubwiye ngo ntago azajya kutwingingira kuri Data nkaho Data we adashaka kubikora. Oya, ahubwo aravuga ngo kuko na Data abakunda ubwe, kuko mwankunze mukizera ko navuye ku Mana. Amen. Isomo rya nyuma tugiye gusoma hanyuma tukabona ko yaganiraho iri mu Baheburayo. Abaheburayo igice cya 4. Amen. Abaheburayo igice cya 9 umurongo wa 24. Reka twasome naho. Haravuga ngo, kuko Kristo atinjiye ahera haremwe n'intoki, hasuraga hahandi h'ukuri, ahubwo yinjiye mu ijuru bwaho, kugira ngo none ahagarare imbere y'Imana ku bwacu. Amen. Tumaze gusoma ibintu byinshi. Ahangaha turasomye ngo Kristo yinjiye ahera kugira ngo none ubwo ari muzima ahagarare imbere y'Imana ku bwacu. Amen. Imbere y'Imana dufite umuntu utuvugira, kandi ntabwo atuvugira yinginga Imana nk'aho Imana yo idashaka kubiduha. Oya, ahubwo twasomye ngo sinzabasabira kuri Data. Reka rino somo ndisubiremo, ngo umurongo wa 26 muri Yohana 16, ngo uwo munsi muzasaba mu izina ryanjye, kandi simbabwira ko nzabasabira kuri Data, kuko Data nawe ubwe abakunda, kuko mwankunze mukizera yuko navuye ku Mana. Data nawe aradukunda, ntabwo Kristo azatwingingira nkaho Imana idashaka kubiduha, ahubwo icyo azadukorera nicyo tugiye kwiga muri iki cyigisho. Ndashima Imana ko Kristo yapfuye tukababarirwa ibyaha. Abamwizera bose, icyaha cyose umuntu yakora
naho byatukura tukutuku Imana izatubabarira nk'uko twabyize dimanche. Ndashima Imana kandi ko Kristo yazutse, kandi kubera ko Kristo yazutse, imirimo y'umwanzi, ubwami bwa Satani mu mutima wanjye, ubwami bwa Satani mu mutima wawe bwabasha kurimburwa bwose bugashira. Kandi ndashima Imana cyane ko Kristo ari muzima. Amen. Kubera ko Kristo ari muzima, noneho nanjye nzabasha gukora imirimo myiza, uzabasha gukora imirimo myiza nk'iyo Kristo yakoraga, ndetse ngo tuzakora n'iyiruta nk'uko tugiye kubona icyo bisobanuye. Ikindi cyiza kirenzeho, kubera ko Kristo ari muzima, ikintu cyose tuzasaba mu izina ry'Imana, mu izina rya Yesu, tuzagihabwa. Amen. Ikintu bisobanuye ukuntu umurimo wa Kristo nyuma yo kuba muzima kwe, tugiye gusoma amagambo tugiye guheraho, nanone tugiye gukomerezaho ari mu ntambara ikomeye. Uyu munsi turaza kwifashisha ibitabo by'umwuka w'ubuhanuzi cyane. Ubushize twakoresheje Bible, ariko ubu ngubu turakoresha cyane umwuka w'ubuhanuzi. Bagiye kutubwira agaciro ko kuba Kristo ari muzima n'icyo dukorera, kuko tugiye kubisoma. Mu ntambara ikomeye ntoya niho ngiye gusoma kuri page ya 349. Haravuga ngo haravuga ngo amasengesho umukiza wacu asabira abantu mu buturo bwo mu ijuru ni ingenzi cyane ku nama y'agakiza, nk'uko urupfu rwe rwo ku musaraba rwari ruri. Amen. Ibintu Kristo ari gukora ubu ngubu, amasengesho ari kudusabira ari mu buturo bwo mu ijuru, ngo ni ingenzi cyane nk'uko urupfu rwo ku musaraba rwari ruri. Nk'uko byari bikeneye ko Kristo apfa, niko bikeneye ko anadusabira kubera ko ari muzima. Ngo ubwo yari hafi yo gupfa, nibwo Yesu yatangiye uwo murimo, kandi ubwo yari amaze kuzuka, yarazamutse ajya mu ijuru kuharangiriza uwo murimo. Kuko muribuka ko agiye gupfa muri Yohana 17 yaradusengeye twese, yasengeye abigishwa be, asengera n'abazamwizezwa n'ijambo ryabo. Batubwiye rero ngo icyo gihe nibwo bitangiye, ngo kandi ngo ubwo yari amaze kuzuka abaye muzima, yarazamutse ajya mu ijuru kuharangiriza uwo murimo. Kubwo kwizera tugomba kwinjira hirya y'umwenda ukinze, aho yinjiye atubanjirije. Aho niho harabagirana umucyo uturuka ku musaraba w'i Kaluvari. Aho kandi niho dushobora gusobanukirwa amabanga yo gucungurwa. Agakiza k'umuntu kagezweho bisabye ijuru ikiguzi kitagerwa, kandi igitambo cyatanzwe cyari gihwanye n'ibyasabwaga n'amategeko y'Imana yishwe. Igitambo cya Kristo cyatanzwe. Noneho rero mwumve ngo Yesu yafunguye inzira ijya ku ntebe y'ubwami ya Data, kandi kubw'umurimo we w'ubuhuza. Icyifuzo kivuye ku mutima cy'abantu bose bamusanga bafite kwizera kibasha kugezwa imbere y'Imana. Amen. Kristo ngo yatangiye kudusengera ubwo yendaga gupfa, ngo maze azutse ajyanwa ku Mana, ngo kandi niho ari kurangiriza uwo murimo. Maze yatubwiye ngo rero kubw'umurimo we w'ubuhuza ari gukora aduhuza n'Imana, umurimo ufite agaciro nk'ako urupfu rwari rufite, nk'uko byose byari bikenewe, ngo kubw'umurimo we w'ubuhuza icyifuzo kivuye ku mutima cy'abantu bose bamusanga bafite kwizera kibasha kugezwa imbere y'Imana. Ubu rero reka tugaruke kuri rya somo, kuko nabwiye ko ari ryo somo turi butindeho turi bwige. Isomo twasomye muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 12, aho Kristo yababwiye ngo ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta, kuko njya kwa Data. Tugiye kureba iyi mirimo tugomba gukora kubera ko Kristo ari muzima, kandi kubera ko Kristo ajya kwa Data. Imirimo Kristo yakoze kandi tuzakora n'iyiruta. Tugiye gusoma aya magambo mu gitabo cy'ibifuzwa ibihe byose kuri page ya 452. Wayabona yadushyiraho kugira ngo tuyasome. 453 akagingo ka mbere. Reka nsome, uza kuyabona nta kibazo araza kuyadushyiriraho. Batangira nyine basubiramo ririya somo, batubwira ngo ndetse azakora n'iyiruta, kuko njya kwa Data. Maze bagasobanura ngo aha ntabwo Kristo yashakaga kuvuga ko imirimo y'intumwa izaba iy'agaciro kenshi kurusha iyi,
oya, ntabwo Kristo yavugaga ko twebwe imirimo yacu icyo twakora kizaba icy'agaciro kenshi kurusha iki, kubera ko ni umucunguzi wacu, nibyo bikenewe cyane, niwo murimo tutari kubasha kwikorera, mbese ntabwo imirimo y'umuntu izaba iy'agaciro kenshi kuruta iya Kristo, ariko yavugaga ngo ahubwo yavugaga ko izagera kure, yavugaga ko izagera kure. Nk'urugero, reba Kristo yamaze ikiriya gihe cyose abana n'Abisiraheli, ariko igihe umwuka w'Imana wari umaze guhabwa abantu, intumwa zarigisha abantu benshi barihana, barahunga, batangiye kubarenganya barahunga bajya mu banyamahanga, ubutumwa bukwira ahantu hose natwe butugeraho. Rero ngo niki Kristo yavugaga ubwo yavugaga ngo azakora n'iyiruta, ngo ntabwo yashakaga kuvuga mu buryo bwo gukora ibitangaza, ahubwo yavugaga ibikorwa rusange bizakorwa mu mbaraga za Mwuka Muziranenge. Ni ahangaha nashakaga. Rero imirimo tuzakora iruta iyo Kristo yakoraga, atari uko irushije agaciro, ahubwo kubera ko izagera kure, kubera ko izagera ku bantu tubana, kubera ko ahantu izagera, iyo mirimo bizaterwa n'ikintu kimwe, ikintu cyitwa yuko dufite Mwuka Muziranenge, kuko turasomye ngo ahubwo yavugaga ibikorwa rusange bizakorwa mu mbaraga za Mwuka Muziranenge. Kugira ngo iki kintu Kristo yadusezeraniye kigerweho, ni uko tuba dufite Mwuka Muziranenge, kandi kugira ngo tumugire, nanone ni wa murongo wo hasi yavuze ngo ibyo muzasaba byose muzabihabwa mu izina ryanjye. Rero hasi bakomeza batubwira ukuntu Umwuka Muziranenge wari ukenewe. Kuri paragarafe ikurikiyeho hasi batubwiye uburyo, ngo reka nsome kuri ayo magambo, kuri paragarafe ya 5 kuri iyo paje nyine, kuri cya cyigisho. Sinzi niba hari umuntu wigeze ayashyiraho, ntabwo narebye. Nasomye, ndabona hari bambaje paje, kuri paje ya 453 mu wifuzwa ibihe byose. Ubwo uri buze kuhabona araza kudushyiraho icyiciro cya 73. None reka dusome kuri Mwuka twahawe, kugira ngo uko tumaze gusoma ko imirimo tuzakora iruta ya Kristo izagera ahantu kure cyane, ntabwo ari ukubera imbaraga zacu, ntabwo ari ukubera ikindi, ahubwo ni ukubera Mwuka Wera twasezeraniwe. Rero kuri paje ya 455, ubwo ni hasi nyine, ni cya cyigisho n'ubundi, ku ngingo ya 4 haravuga ngo mu bihe byose kandi ahantu hose, mu mibabaro yose no mu magorwa yose, igihe tubudikiwe n'umwijima kandi ahazaza hakadutera ubwoba, maze tukumva ducitse intege kandi turi twenyine, Mwuka Muziranenge azoherezwa atubere igisubizo mu gihe dusenze twizeye. Batubwiye no mu gihe dusenze twizeye, mu gihe turi mu bitugoye, mu gihe turi mu bitunaniye, ngo Mwuka Muziranenge azoherezwa atubere igisubizo mu gihe dusenze twizeye. Turi kureba ku ngingo ya mbere yuko tuzakora imirimo nk'iyo Kristo yakoraga, irenze iyo Kristo yakoraga, kubera ko izagera kure nk'uko twabisomye. Ngo hari ibitubaho bimwe bishobora gutuma dutandukana n'inshuti zacu hano ku isi, ariko nta bitubaho cyangwa intera y'aho duherereye byashobora kudutandukanya na Mwuka Muziranenge. Aho turi hose, aho twaba tujya hose, ahora iburyo bwacu, kugira ngo adukomeze, adushyigikire, atubungabunge, ndetse aduhe umunezero. Amen. Batubwiye ngo Umwuka Muziranenge ahorana natwe, kugira ngo, reka nsubiremo ano magambo. Kuri paje ya 455 kuri paragarafe ya 4 niho tugeze. Haranditse ngo hari ibitubaho bimwe bishobora gutuma dutandukana n'inshuti zacu hano ku isi, ariko nta bitubaho cyangwa intera y'aho duherereye byashobora kudutandukanya na Mwuka Muziranenge. Aho turi hose, aho twaba tujya hose, ahora iburyo bwacu, kugira ngo adukomeze, adushyigikire, atubungabunge, ndetse aduhe umunezero. Rero Umwuka Muziranenge twaramusezeraniwe, kandi abana natwe, naho twakumva nta wundi muntu uhari, kuko dushobora gutandukana n'inshuti zacu n'ibiki byose, ariko atubwiye ngo ahora hafi yacu, kugira ngo adukomeze, atubungabunge, kandi aduhe imbaraga. Hasi nanone ndasimbuka ngere kuri paji ya 456 kuri paragarafe ya 2.
batubwira uburyo nyine Kristo yabasezeraniye umwuka wera, ngo abafitiye impuhwe nyinshi, yabasezeraniye ko umwuka wera azaza akagumana nabo, kandi twabonye ko ikintu kizatuma dukora imirimo iruta iyo Kristo yakoraga ari uko tuzaba dufite umwuka wera. Noneho rero bahita bavuga ngo paragraph ikurikiyeho, sinzi niba hari umuntu ufite igitabo turi kujyana, ariko ndagerageza gusoma cyane kugira ngo n'abatagifite, gahoro gahoro kugira ngo n'abatagifite tubyumve twese. Ngo umufasha hano yiswe umwuka w'ukuri, umwuka w'ukuri naza. Ngo umurimo we ni ukugaragaza no gukomeza ukuri. Ubwa mbere aba mu mutima nka mwuka w'ukuri, maze akaba umujyanama. Ibi ngibi nibyo bari kudusezerana bw'ukuntu tuzahabwa uyu mwuka, kandi twabonye ko tuzamuhabwa nitumusaba. Turaza no kongera kubibona. Kandi ngo aba mu mutima w'umuntu, icya mbere akaba nka mwuka w'ukuri. Twabonye ubushize ko kugira ngo Kristo akuremo imirimo ya Satani muri twebwe ari uko agomba gushyira ukuri muri twebwe, kuko twabonye ko Satani nta kuri kumurimo. Rero ngo umwuka nawe yiswe umwuka w'ukuri, ngo ubwa mbere aba mu mutima nka mwuka w'ukuri, maze akaba umujyanama. Haboneka ituze n'amahoro mu kuri, ngo ariko nta mahoro cyangwa ituze bishobora kuboneka mu binyoma. Inyigisho hamwe n'imigenzo by'ibinyoma nibyo Satani akoresha kugira ngo yigarurire intekerezo z'abantu. Satani ayobora abantu mu nzira zigoramye, bityo akagoreka n'ingeso zabo, ariko binyuze mu ijambo ry'Imana. Aya magambo ndagira ngo tuyiteho. Ngo ariko binyuze mu ijambo ry'Imana, Mwuka Wera avugana n'imitima yacu, maze akatwemeza ukuri, kandi agaragaza ibinyoma, maze akabyigiza kure y'intekerezo zacu. Binyuze muri Mwuka w'ukuri ukorera mu ijambo ry'Imana, Kristo yiyegereza abo yatoranyije. Amen. Uyu ni umufasha, ni umwuka w'ukuri twasezeraniwe, ni impano twasezeraniwe kugira ngo ibashe kudufasha kugira ngo dukore, turacyari kureba, kugira ngo dukore imirimo iruta iyo Kristo yakoraga. Hasi baravuze ngo Mwuka Wera niwe mpano isumba izindi zose yashoboraga gusaba Se wo mu ijuru kugira ngo abantu be bongerwe imbaraga. Mwuka Wera yagombaga gutangwa ku buryo buhoraho, kuko bitabaye bityo igitambo cya Kristo cyari kuba nta mumaro gifite. Kugira ngo isezerano Kristo yadusezeraniye risohore, nuko twagombaga guhabwa Mwuka Wera. Ni nayo mpamvu Kristo aricyo kintu yahisemo kudusabira. Ngo Mwuka Wera niwe utuma ibyakozwe n'umucunguzi w'isi bigira ireme. Mwuka Wera niwe utuma umutima ushobora kwezwa. Binyuze muri Mwuka Wera, uwizera ashobora guhinduka umuragwa wa kamere y'Imana. Amen. Kristo yatanze Mwuka we nk'imbaraga y'ijuru ituma dushobora gutsinda irari rya kamere ndetse n'ingeso twatoye zituganisha ku kibi. Kandi Kristo akoresha Mwuka we kugira ngo ahe itorero imico ye. Amen. Ngo Kristo akoresha umwuka we kugira ngo ahe itorero imico ye. Kandi abantu nibabona imirimo yacu myiza bazahera ko bahimbaze Data wo mu ijuru. Rero Imana, Kristo yateguye ko azatanga Umwuka Wera, azamusaba Data, kandi yaramwohereje aramuduha. Kandi ngo yari impano ikomeye, ngo niyo mpano nini ikomeye Kristo yashoboraga kudusabira. Kandi kuba Umwuka Wera abana natwe bidufitiye akamaro cyane. Twasomye ngo byari bikenewe kugira ngo igitambo cya Kristo kibe gifite umumaro wuzuye muri twebwe, nuko twagombaga guhabwa Mwuka Wera. Kandi nitugira Mwuka Wera tuzagira n'impano z'Umwuka. Nitugira Mwuka Wera azabasha kutuyobora. Tubwiye ngo aba mu mutima nk'umwuka w'ukuri, ubundi akaba nk'umujyanama, kugira ngo ijambo ry'Imana ritubwira ngo nujya kunyura inzira uzumva ijwi rikubwira ngo iyi niyo kuri bariyo unyuramo, kugira ngo tuyoborwe n'Imana buri munsi. Kandi turasomye ngo Kristo akoresha Mwuka we kugira ngo ahe itorero imico ye. Nitugira imico nk'iya Kristo, imico yacu ubwacu izahinduka ibibwirizwa. Nitugira imico nk'iya Kristo n'umutima nk'uwa Kristo, tukavuga ijambo ry'Imana, kandi twasezeraniwe ko ibyacu noneho bizanagera kure nk'uko Kristo yabidusezeraniye. Rero iyi niyo mpano, uyu niwo mugisha wa mbere dufite w'uko Kristo yazutse kandi akaba ari ku Mana. Twasomye rya somo nabwiye ko ariryo turi butindeho, ritubwira ngo ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta, kuko njya kwa Data. Amen. Ndashima Imana ko imirimo Kristo yakoze natwe tubasha gukora nk'iyo yakoze n'iyiruta, kuko Kristo ntago ari kubana n'abana mbana nabo hano
physically nk'uko ngiye mpari. Rero Kristo yankoresha aciye mu mwuka wera nk'uko yabisezeranye, kandi kubera ko kubw'umwuka wera azabana nanjye nk'umwuka w'ukuri, nk'umujyanama, kandi akarema imico ya Kristo muri njyewe, noneho nzabasha kugenda nkore umurimo w'Imana nk'uko Kristo yakabaye awukora muri njyewe, maze iri sezerano ribe rirasohoye ngo ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta. Amen. Iyi ni ingingo ya mbere. Kristo kuba ari muzima icyo bitumariye cya mbere kandi gikomeye. Tugiye gukomeza noneho turebe ku kindi kintu cya kabiri twakibonye muri Yohana igice cya 16 ku murongo wa 23. Yohana igice cya 16 ku murongo wa 23. Haravuga ngo ni ukuri ndababwira yuko icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye azakibaha. Kugeza none ntacyo mwasabye mu izina ryanjye, musabe muzahabwa, ngo umunezero wanyu ube wuzuye. Amen. Umurongo wa 26. Uwo munsi muzasaba mu izina ryanjye, kandi simbabwira ko nzabasabira kuri data, kuko data nawe abakunda ubwe, kuko mwankunze mukizera ko navuye ku Mana. Amen. Aya magambo nanone Kristo yari yababwiye akimara kubabwira aya ngaya yuko bazakora imirimo iruta iyi, kuko ku murongo wa 13 w'igice cya 14 naho haranditse ngo kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera, kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Nimujya icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Amen. Ikindi kintu gikomeye dufite, andi mahirwe akomeye dufite kubera ko Kristo ari muzima, ni amahirwe yo gusenga, ni amahirwe yo kwegera Imana, kandi ikintu cyose dusabye mu izina rya Kristo tukagihabwa. Uyu ni umugisha ukomeye cyane dufite wo gusaba Imana. None tugiye kureba ubundi kubera iki tugomba gusenga. Mbere yuko tureba iri sezerano n'icyo risobanuye muri twebwe, iri sezerano n'uburyo risohora, n'impamvu kuba Kristo ari muzima bidufasha yuko icyo dusabye cyose tugihabwa, ni ukubera iki tugomba gusenga. Reka mbabaze, ni ukubera iki tugomba gusenga? Kugira ngo munsubize abantu bakeya, ni ukubera iki tugomba gusenga? Ntabwo musenga se? Kugira ngo dusabane n'Imana, kugira ngo tuganire, kugira ngo twegere Imana. Murakoze. Ibi byose nibyo rwose. Dufite impamvu nyinshi cyane zo gusenga, ariko reka duhere kuri iyi mpamvu ya mbere muvuze. Impamvu ya mbere tugomba gusenga ni ukugira ngo kuko aribwo buryo tuvuganiramo n'Imana. Murakoze mwese. Impamvu ya mbere tugomba gusenga ni kugira ngo tugirane isano, umushyikirano n'Imana nk'uko mwabivuze. Ibyo bintu turabibonera ku rugero rw'umuntu umwe wasengaga Imana cyane. Ubundi igitabo cya Zaburi ndibaza cyose ni amasengesho gusa, ariko tugiye kwibanda kureba gato kuri Zaburi imwe kugira ngo tumenye icyo akamaro nyako ko gusenga ubundi ni akahe, kubera iki dukwiye gusenga. Tugiye kureba muri Zaburi ya 63. Tugiye kureba muri Zaburi ya 63, turahera ku murongo wa mbere. Ariko mbere yuko nsoma iyi Zaburi, kugira ngo tubone uburyo akamaro nyine ko gusenga, iyi Zaburi titre ku murongo wa mbere ntabwo ku murongo wa mbere handitse ngo Zaburi ya Dawidi yahimbwe ubwo yari ari mu butayu bw'Ibuyuda. Muribuka igihe Zaburi igihe Dawidi yari ari mu butayu bw'Ibuyuda hari habaye iki? Muribwira ko yari yagiyeyo mu butembere iki gihe? Nta muntu uzi ikintu cyari cyatumye Dawidi ajya mu butayu bw'Ubuyuda. Yego, murakoze, yari yahunze. Iki gihe tusoma mu rwa mbere rwa Samweli igice cya 23 ibintu byari biri kumubaho. Reka nsome rwa mbere rwa Samweli igice cya 23, ndasoma nk'umurongo umwe kugira ngo tumenye ukuntu yasenze, tumenye n'icyatumye asenga gutyo n'ibihe yari arimo.
Zaburi ya 23 umurongo wa 14 haranditse ngo nuko Dawidi aba mu bihome byo mu butayu aguma mu gihugu cy'imisozi mu butayu bw'Izifu. Sawuli akajya amugenza uko bukeye, ariko Imana ntiyamutanga mu maboko ye. Turasomye ngo iki gihe Dawidi yari ari mu butayu ntabwo yari ariyo atuje, oya, ahubwo Sawuli yamugenzaga uko bukeye, kandi Dawidi ntabwo yari wenyine, yari kumwe n'abagore be, ari kumwe n'abana be, ari kumwe n'abasirikare be bakeya. Yego, ndabona yari yahunze ari kumwe n'abantu, atari wenyine, kandi mu butayu nta biryo bihari, mu butayu nta mazi ahari, mu butayu yari ari, twavuga ngo kwa kundi isi ubona ari wowe iriho, nta buhumekero ufite. Buri munsi turasomye ngo Sawuli yamugenzaga uko bukeye, yaramugenzaga afite guhungira muri ubwo butayu, ava mu buvumo bumwe ajya mu bundi, nta byo kurya, afite abagore, afite abana, afite ingabo, afite ibintu byinshi agomba kwitaho. Ariko nubwo byari biri muri iki gihe bigoye, igihe yafataga umwanya ngo asenge Imana, reka twumve ibintu yasenze, kuko turi kubona impamvu tugomba gusenga. Icya mbere ni ukugira ngo tugirane umushyikirano n'Imana. Yarasenze ngo Mana, ni wowe Mana yanjye, ndazindukira kugushaka, umutima wanjye ukugirira inyota, umubiri wanjye ugukumburira mu gihugu cyumye, kiruhijwe n'amapfa, kitagira amazi. Ikintu asabye hano ari kuvuga ngo umutima wanjye ukumbura Imana, mbese yashakaga Imana niyo yari gushaka, ngo umutima wanjye, ngo ndazindukira kugushaka, ngo umutima wanjye ukugirira inyota, umubiri wanjye ugukumburira mu gihugu cyumye, kiruhijwe n'amapfa, kitagira amazi. Ngo uko niko nagutumbiriye ahera hawe, kugira ngo ndebe imbaraga zawe n'ubwiza bwawe, ngo kuko imbabazi zawe ari izo gukundwa kuruta ubugingo, iminwa yanjye izagushima. Ariko hano bakibaza, yari gushima Imana, bari nta situation arimo, umuntu ayirimo ushobora no kutibuka gushima. Kubwanjye ushobora guhita usenga ati Mana basi ngaburira, Mana mpisha Sawuli ntambone, Mana agira gutya, ariko ntabwo ari byahereyeho, ahubwo yabwiye Imana ngo ndagushaka, ngo umutima wanjye uragukumbura mu gihugu cyumye. Wumva icyo yishakira we nuko Imana iba ihari. Arangije aravuga ngo kuko imbabazi zawe ari izo gukundwa kuruta ubugingo, iminwa yanjye izagushima. Ngo uko niko nzaguhimbaza nkiriho, izina ryawe niryo nzamanikira amaboko, umutima wanjye uzahazwa nk'uriye umusokoro n'umubyibuho, akanwa kanjye kazagushimisha iminwa ishima. Arakomeza avuga ibintu byinshi, akomeza ashima Imana, arasenga. Uhita wumva ikintu cyari kiri mu mutima we, ukuntu yashakaga kujyana isano n'Imana. Kandi murabyibuka mu gitabo cyo kugana Yesu, amagambo abanza ari mu buye abanza mu cyigisho cy'amahirwe yo gusenga, batubwira ko gusenga ni nko gufungurira umutima wacu tuganira n'inshuti. Urumva ko Dawidi nawe yari ari gushima Imana, yari ari kunezererwa Imana kubera ko ayisobanukiwe, kubera ko azi ko yita kuri we. Rero impamvu ya mbere mu mpamvu zituma umuntu asenga ni ukugira ngo tugirane umushyikirano n'Imana, kuko tuzi ko aho Kristo ari hari amahoro, kandi we yaravuze ngo imbabazi zawe ni izo gukundwa kuruta ubugingo. Kubwo yumvaga naho yabubura, ariko yagumana Imana. Nibyo n'abantu ba kera ngo kuko batumbiraga ku bizaza atari ibyo bareba, bagahitamo Kristo, bakumva ko kujyana isano nawe ari byo by'ingenzi. Uko niko gusenga kwa mbere. Iyi niyo mpamvu ya mbere dukwiye gusenga. Impamvu ya kabiri ni ukugira ngo tuganire n'Imana, tuyikoreze amaganya yacu, niko yadusezeraniye. Ntabwo wenda bivuze ngo ntukabwire Imana ibikugoye, ntukabwire Imana ibikuremereye, oya, ntabwo Imana yigeze itubuza rwose. Yaratubwiye ngo munyikoreze amaganya yanyu, muyikoreze amaganya yanyu, kuko nita kuri mwebwe. Mu kugana Yesu, amagambo tugiye gusoma ajyanye nayo, mu kugana Yesu paje y'ijana, ndi gusoma mu gitabo gishyashya, ntabwo nzi ko bihuye, ariko ni mu cyigisho kivuga amahirwe yo gusenga. Kuri paragrafu ya 3 haravuga ngo gusenga k'ukuri niko kuduhuza n'umutima wisumba byose. Nubwo tutiyumvamo ntitumenye uwo mwanya ko umucunguzi wacu aduhengekeye umusaya, afite imbabazi n'urukundo, nyamara niko biri koko. Amen. Turabonye ngo
dukwiye gusenga tumwikoreza amaganya yacu kuko yita kuri twebwe. None hano baratubwiye ngo nubwo ushobora gusenga ntubyiyumvemo ko aguhengekeye umusaya, ntubyiyumvemo ko hari umuntu ugutegeye ugutwi, ngo ariko reka mbisubiremo ngo nubwo tutiyumvamo ntitumenye uwo mwanya ko umucunguzi wacu aduhengekeye umusaya afite imbabazi n'urukundo, nyamara niko biri koko. Ntidushobora kumva uko dukorakoraho, nyamara rero ukuboko kwe akuturambikanaho urukundo n'impuhwe nyinshi. Amen. Ukuboko kwa Yesu akuturambikanaho urukundo, abadutegeye amatwi igihe dusenga. Dukwiye gusenga rero kuko ntabwo tugiye kugora Imana, ntabwo tugiye kuyiyemerera, ahubwo tugiye kuyisaba kubera ko yita kuri twebwe. Iyindi mpamvu yindi tugomba gusenga ni ukugira ngo dutsinde umwanzi, ni ukugira ngo tutagwa mu moshya. Yesu yabwiye abigishwa be igihe bari bari kumwe, arababwira ngo musenge kugira ngo mutagwa mu moshya. Mu Befeso ngira ngo igice cya 6 niba ntibeshye, yego, havuga intwaro tugomba kwitwaza kugira ngo tuneshe Satani, harimo nuko dukwiye gusenga. Kandi mu gitabo cy'intambara ikomeye mu cyigisho kivuga imitego ya Satani, bavuga yuko ngo Satani azi neza yuko abantu birengagiza gusenga no kwiga ijambo ry'Imana bazatsindwa n'imitego ye. Iyindi rero mpamvu ikomeye dukeneye gusenga ni ukugira ngo tuneshe Satani, ni ukugira ngo ibyifuzo bibi, kugira ngo ubwami bwa Satani bwose bushire muri twebwe, kandi amahirwe dufite ni uko Kristo ahari kugira ngo ibyo dusaba tubihabwe. Turaza gusobanura wa murongo nyuma, ariko twabanje kureba kubera iki dukwiye gusenga. Ayo magambo nanone atubwira uburyo dukwiye gusenga kugira ngo tuneshe Satani. Nanone mu kugana Yesu, hejuru gato y'ayo magambo nsomye kuri paji 98, kuri paragrafe ya 2 hatubwira uburyo impamvu yindi dukwiye gusenga kugira ngo tuneshe Satani. Haravuga ngo umwijima w'umubi ugota birengagiza gusenga, n'ibyongorero by'ibishuko bye bikabatera gukora icyaha. Abantu birengagiza gusenga ngo umwijima w'umubi urabagota, maze ibyongorero, ibishuko bye bigatuma bakora icyaha. Ubwo rero dukwiye gusenga kugira ngo, kuko ibi biba ku bantu birengagiza gusenga, ngo umwijima w'umubi ugota birengagiza gusenga, n'ibyongorero by'ibishuko bye bikabatera gukora ibyaha. Ngo ayo makuba yose bayaterwa n'uko batita ku ihirwe Imana yabagabiye, ari ryo gusenga. Ayo makuba yose agera ku bantu, atugeraho dutsindwa n'ibishuko, tugasanga twakoze ibyaha, tugasanga umwuka w'umwijima wa Satani watugose kubera ko ngo twirengagiza gusenga. Ngo aya makuba yose bayaterwa n'uko batita ku ihirwe Imana yabagabiye, ari ryo gusenga. Ngo mbese ni iki gituma abahungu n'abakobwa b'Imana bagira itendwe ryo gusenga, kandi gusenga ariko rufunguzo ruri mu ntoki zo kwizera, rukingura inzu y'ububiko yo mu ijuru irimo ibyadukenura byose bitangwa n'ushobora byose. Twasomye rya somo yuko ikintu cyose tuzasaba tuzagihabwa mu izina rya Yesu. None batubwiye ngo isengesho ni urufunguzo ruri mu ntoki zo kwizera kugira ngo rufungure ububiko bwo mu ijuru. None ngo kubera iki tudasenga? Bakomeza batubwira kuko turi kureba ko dukeneye gusenga kugira ngo tuneshe Satani. Bakomeza batubwira ngo nitudahora dusenga turi maso, tuzaba twishyize mu kaga ko kudebuka no guteshuka inzira itunganye. Umwanzi ahora ashakashaka uko yatuvutsa inzira igana ku ntebe y'ubuntu, agira ngo atugomwe ubutwari n'imbaraga yo gutsinda ibishuko bibonwa n'usenga yizeye kandi abishishikariye. Ngo ni umurimo wa Satani kugira ngo atuvutse uburyo inzira igana ku ntebe y'ubuntu, kuko ni ugusenga, kugira ngo atuvutse iyi nzira, kugira ngo atume tutabona imbaraga, kugira ngo atume tutabona ubutwari bwo gutsinda ibishuko bibonwa n'umuntu usenga ashishikaye. Rero nshuti zanjye, nk'uko dukwiye gusenga kugira ngo tugirane isano n'Imana, uko dukwiye gusenga kugira ngo twikoreze Imana amaganya yacu ko yita kuri twebwe, dukwiye no gusenga kugira ngo duhabwe imbaraga, kugira ngo tuneshe Satani. Kandi itimanye umwana wayo ikunda ikamutanga ku bwacu, izamuduhana n'ibindi byose dukeneye, izamuduhana n'imbaraga zo kunesha. Kandi ngo ntugatinye kuyiringira, nubwo waba wumva ibyo usengeye bidahise biza, ariko twasomye ngo nubwo tutabyumva Kristo aba aduhengekeye umusaya, kandi ngo nubwo tutumva ikiganza cye kidukoraho, ariko aba adukoraho. Ikindi kintu, tugomba gusenga kugira ngo dusabire abandi. Dusomye amasengesho menshi
yo mu ijambo ry'Imana, amasengesho wasangaga Imana inezererwa, amasengesho akenshi atari ayo kwisabira gusa, atari kuvuga ati mwami mpiki, mwami mpiki, mwami mpiki gusa, ahubwo no gusabira abandi, kubera ko gusabira abandi ni ingenzi cyane. Muri rya somo nababwiye ryo mu Bafilipi igice cya 6, reka turisome. Abafilipi igice cya 6, Abefeso igice cya 6 umurongo wa 18, haravuga ngo musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Amen. Imana inezezwa cyane n'amasengesho dusabira abandi, kubera ko na Kristo ubwe yaradusabiye. Kwa kundi tuba twatangiye kujya ingeso za Kristo zo kutikunda gusa ngo twumve ko ibyiza ari twe twenyine byagirwa, ahubwo tugasabira n'abandi. Amasengesho y'umukiranutsi, n'iryo somo reka turisome ryo muri Yakobo igice cya 5. Yakobo igice cya 5, Yakobo igice cya 5 turasoma ku murongo wa 16. Havuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Musabirane kugira ngo mukizwe. Ni ibingibi nashaka gutindaho. Imana inezezwa cyane nuko dusabira abandi. Gusabirana ni iby'ingenzi cyane. Nk'urugero, muribuka igihe Petero bari bamutwaye, Herode ngo abonye amaze kwica uwa mbere ariyogeza mutima, yibwira ko ashaka no kuzica Petero kugira ngo anezeze abantu. Ariko mu byakozwe n'intumwa igice cya 12 batubwira ngo abitorero bose bahuza umutima baramusengera cyane, maze Imana yumva gusenga kwabo irokora Petero. Kandi muribuka ko igihe Petero yabasangaga nabwo yasanze bari gusenga, yabasanze mu rugo asanga bari gusenga igihe umuja yazaga kumukingurira. Gusabira abandi ibyo bintu binezeza Imana cyane. Ikindi muribuka Yobu, muri Yobu mirongo igice gisoza reka agere, Imana imaze kuganiriza na Yobu, amaze kugeragezwa Imana ikamuganiriza. Igihe Yobu ngo yari atangiye gusabira abandi, nibwo Imana ku murongo wa 10 muri Yobu igice cya 42 ngo Yobu agisabira bagenzi be, Uwiteka ahera ko aramwunamura, amukiza ibyago bye, amuha ibihwanye n'ibyo yari afite kabiri. Amen. Ni amahirwe yacu gusabira bagenzi bacu, kubera ko n'ubundi nabo bakisabira Imana ikabumva. Ariko gusabira abandi bantu Imana birayinezeza, kandi bituma tunamara umwanya tuganira n'Imana, bituma tuzabasha kunezeranwa nabo, kuko tugomba kwishimana n'abishimye igihe Imana izaba yasubije amasengesho yacu. Kandi amasengesho dusabira abantu Imana irayumva, kuko ntabwo barimo kwikunda, ntabwo barimo ibitanejeje Imana. Nkuko tugiye kubibona, isengesho Imana yasezeranye ko rizasubizwa niryo tuzaba twasenze mu izina rya Yesu. Tugiye kureba noneho uko gusenga mu izina rya Yesu ni ukuye, kugira ngo Imana izagusubize, kuko niryo sezerano dufite. Rero mbere ko tubibona, tubonye ko ikindi kintu dukwiye gukora no gusenga, tugasengera n'abandi. Ikindi dukwiye no gusenga kugira ngo twibutse Imana amasezerano yayo. Nkisoma ukuntu Daniel ngo yabonye, yize nyine mu magambo yanditswe na Yeremiya, abona yuko nyuma y'imyaka 7 bazagaruka, arangije arasenga. Nabibaje se undi ko yabonaga ko nyine ko Imana yabivuze ngo nyuma y'imyaka 70 muzasubira iwanyu, kubera iki yasenze? Kandi n'ubundi ijambo ry'Imana ritabeshya. Ariko ni umugisha wacu gusenga, mbese kuganira n'Imana tukayibwira ibintu, tukayibutsa ibyavuze atari uko yabyibagiwe, kubera ko nta kintu cyari tuba tugiye kubwira Imana. Ariko twabonye ko gusenga bituma tunasabana n'Imana. Rero dukwiye gusenga kugira ngo twibutse Imana amasezerano. Imana yaduhaye amasezerano menshi cyane. Imana yasezeranye ko mu minsi y'imperuka izatanga umwuka wayo mu itorero. Imana yasezeranye ko mu minsi y'imperuka tuzahindura. Imana yasezeranye ibintu byinshi, kandi ngo ni umugisha wacu, ni amahirwe yacu, niko ijambo ry'Imana rivuga. Ni amahirwe yacu kuba twasenga dusaba Imana gusohoza amasezerano yayo, kandi izasohoza muri twebwe rwose. Ikindi tukwiye gukomeza gusenga, ntidusenge rimwe ngo ducike intege, tugasenga duhozaho. Tugiye kubisoma nabyo mu kugana Yesu muri cya cyigisho. N'ubundi ni icyigisho cyiza cyane, umuntu
umuntu wazabona umwanya yazagisoma cyose kuko icyisho cyiza cyane. Ariko ubu ngubu tugiye gusomaho amagambo makeya ari ku ipaje y'102 uburyo tugomba gukomeza gusenga. Uburyo tugomba gusenga iteka, niba tugomba kujya ahantu hamwe tukahaguma tugasenga, mbese icyo bivuze kugira ngo dusenge iteka turambirwe nk'uko ijambo ry'Imana ibivuga. Rero kuri paje y'102 baravuga ngo ujye usengera ahiherereye, kandi ubwo uzajya ukora imirimo yawe iminsi yose ureke umutima wawe usenga Imana kenshi. Ubwo icya mbere tugomba gukora ni ukubanza tugasenga Imana ahiherereye, ngo ujye usengera Imana, ujye usengera ahiherereye, kandi ubwo uzajya ukora imirimo yawe yose ureke umutima wawe usenga Imana kenshi. Ngo niko Henoki yagenzaga ubwo yagendanaga n'Imana, ngo bene iyo misabire yo mu mutima irazamuka imeze nk'umubavu utumbagira ukagira impumuro nziza imbere y'intebe y'Imana. Ngo ntabwo Satani abasha kunesha umuntu namba ku Mana atyo. Amen. Nubwo ahantu hose waba uri, mwibuka igihe Nehemiya yari ahawe amahirwe yo kujya icyo asaba umwami ari imbere ye, akibimusaba iwe yaranditse aravuga ngo ahita asenga Imana mu mutima kugira ngo abone icyo gusaba. Urumva ntabwo yahise apfukama, ashobora kuba atanahumirije, oya, ahubwo ni gutyo dusomye ngo kandi ubwo uzajya ukora imirimo yawe yose ureke umutima wawe usenge Imana kenshi, ureke utabaza Imana. Kandi ibintu rwose Imana iragufasha, kuko Imana ntabwo iri kure yacu, Imana iratwumva, ngo iduhengekeye umusaya nubwo tutaba tubyumva. Ibi bintu Imana irabyumva cyane ku buryo Imana ihita iguha ubufasha n'imbaraga bikenewe. Kandi koko nk'uko ijambo ryayo ribivuga, nk'uko iminsi yacu ibazwe niko n'imbaraga zacu zibazwe rwose. Bakomeza bavuga ngo nta gihe, nta n'ahantu, nta n'ikindi cyose cyatuma tudakwiriye gusengera mu mitima yacu. Hari igihe uba uri ahantu hari ibintu bibi bikugose, ukwiye gusenga nk'uko Dawidi yasenze ngo Mana ukebukishe amaso yanjye kugira ngo ye kureba ibitagira umumaro. Uri ahantu hari wumva nawe ubwawe utakabaye uri wahabaye kubw'impamvu wenda zitanaguturutseho, kuko n'ubundi no mu isi aho tugenda ni byinshi tubona byatwangiza. Ariko ngo nta gihe, nta n'ahantu, nta n'ikindi cyose cyatuma tudakwiye gusengera mu mitima yacu. Ngo nta cyatubuza kwerekeza imitima yacu ku Mana ngo tuyisenge. Ngo iyo tubishatse ari ubwo turi mu ruhame rwa rubanda cyangwa se tujya inama n'abo dukorana, n'aho twaba turi hose tubasha gutabaza Imana. Amen. Ngo tuyiragiza nk'uko Nehemiya yabigenje ubwo yambazaga umwami Aritazerusi. Ndashimira ko Imana iba yemeye ko ijambo ry'Imana rivugwa n'abantu b'abanyantege nke, kugira ngo kuko tubisangiye byose tubizi, kugira ngo bye kuba gusa ibyo dusoma mu bitabo, ahubwo tube tubizi ko no mu mibereho yacu bishoboka, kugira ngo dukomezanye duterane imbaraga. Gusaba Imana ikintu nk'uku nguku utarinze no kujya ahantu gupfukame, kuko ukeneye Imana nyine muri ako kanya, kuko ukeneye imbaraga, kuko ukeneye ubwenge, kandi Imana ikagutabara. Ngo tubashe kwihererana n'Imana aho turi hose. Urugi rw'imitima yacu rukwiye kuba rukingutse iteka ryose, tukararikira Yesu kutwinjiramo no kutubera umushyitsi uturutse mu ijuru. Agaparagrafe gakurikiyeho karavuga ngo nubwo twaba tuzengurutswe n'abasayisha bafite umwuka mubi wo gukora ibyaha n'ibiteye isoni, nta cyatuma dufatanya nabo tutabishatse. Ni ubushake bwacu kugira ngo tuzifatanye nabo, kubera ko ngo imitima yacu iyo tuyegereje Imana mu gusenga by'ukuri, muri uku gusenga ko turi kubona ko dukwiye gukomeza gusenga, ntidusenge gusa ngo turekere, ngo iyo imitima yacu tuyegereje Imana mu gusenga by'ukuri, tuba tuyitandukanije uruhenu n'ibitekerezo by'isoni nke no guheheta bituzenguruka byose. Ngo abafite umutima wo kwiyegurira Imana bamaramaje, ngo abe ari yo ibarengera, bazahora batandukanye n'ab'isi mu ngeso zabo, ku mpamvu z'uko bazaba bashyikirana n'Imana itagira ikipfana n'icyaha. Amen. Kubera ko kuguma gushyikirana n'Imana kandi Imana itagira icyo ipfana n'icyaha, kubera ko gukomeza kureka umutima wacu ukawufungurira Imana, tuzabasha kunesha. Amen. Ibi ni impamvu nyinshi twakomeza kubona impamvu dukwiye gusenga, impamvu dukwiye kubana n'Imana. Ariko ndashima Imana ko amasengesho yacu ntago Imana yirengagiza. Twasomye ngo Imana iba iduhengekeye umusaya. None twegereza umusozo ko isomo twasomye
rya somo nabwiye ko turi butindeho ryo muri Yohana igice cya 14 twasomye ku murongo wa 13 ngo kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we, nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Noneho tugiye kureba agaciro ko kugira icyo dusaba kandi tukagisaba mu izina rya Kristo. Iryo zina rya Kristo ni ukubisabamo gute kandi bizagenda gute? Tugiye gusubira muri cya cyigisho twahereyeho cyo mu Bifuzwa ibihe byose cya 73, dusome uko kuntu bizagenda icyo bimaze kuba Kristo dusenga mu izina rye, n'iri sezerano tubwiye ngo icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Umuntu yakongera akadushyiraho ya magambo mwakoze cyane aba yadusangije. Nanone ni muri cya cyigisho cya 73, ngiye guhera kuri paje ya 453 453 kuri paragrafe ya 4. Haravuga ngo yarababwiye ati kugeza none ntacyo mwasabye mu izina ryanjye. Naho ngo ngiye guhera ndibaza abari gusoma twahageze. Haravuga ngo yarababwiye ati kugeza none ntacyo mwasabye mu izina ryanjye. Yabasobanuye ko ibanga ryo kugera ku ntsinzi yabo kwari ugusaba imbaraga n'ubuntu mu izina rye, yari kuba ari imbere ya se abasabira. Amen. Tukwiga yuko umukiza wacu ari muzima, Kristo umutambyi wacu ni muzima, kandi yarabwiye ngo bazakora niyiruta kuko njya kwa data. Rero kuko ari kwa data kandi akaba dusabira ngo kugeza none ntacyo mwasabye mu izina ryanjye. Basobanuye ko ibanga ryo kugera ku ntsinzi yabo kwari ugusaba imbaraga n'ubuntu mu izina rye, ngo yari kuba ari imbere ya se abasabira. Amen. Noneho ndashaka ko twita kuri aya magambo. Isengesho ry'usabye abikuye ku mutima arigeza ku Mana nk'aho ari irye mu mwanya w'urisenze. Aya magambo narasomye numva isengesho ryose ry'umuntu ubisabye arikuye ku mutima ntago arijyana ku Mana nk'aho rivuye kuri njyewe w'umunyantege nke, oya, ahubwo ni nk'aho Kristo aba abisabye. Ariko muratekereza ko Kristo azasaba ikintu Imana ntigikore? Kandi twasomye ngo ntago atwingingira Imana nk'aho Imana yo idashaka kubiduha, oya, ahubwo ngo na data aradukunda. Amen. Ngo isengesho ry'usabye abikuye ku mutima arigeza ku Mana nk'aho ari irye mu mwanya w'urisenze, ngo buri sengesho ry'ukuri ryumvikana mu ijuru. Amen. Byashoboka ko urisenze yaba atarivuze neza, ariko niba rikuye ku mutima rizazamuka rijye mu ijuru aho Yesu akorera, maze nawe arigeze kuri se risobanutse, ari amagambo meza atunganye kandi ahumura umubavu wo gutungana kwa Kristo. Amen. Dushobora kuba tutazi gusenga, tutazi gutondekanya amagambo, bitari bunagende neza rwose, ariko ntabwo ari uko nguko bigera ku Mana y'imeze, oya, ahubwo ngo rigera kuri Kristo, kubera ko Kristo ari muzima, kubera ko yapfuye akazuka akaba ari muzima ku bwacu, ngo bimugeraho maze ngo akarigeza kuri se risobanutse. Noneho atakiri ya magambo tutabashe no gushyira ku murongo, ngo ahubwo ngo ari amagambo meza, ari amagambo atunganye kandi ahumura umubavu wo gutungana kwa Kristo. Amen. Imana yarabidusezeraniye yuko ari kimwe kizadukorera. Nshimira ko Kristo ari muzima ku buryo n'isengesho nasenga ntarisobanukiwe, isengesho nasenga ngo umuntu ashobora kuba atazi no gutondeka amagambo meza, ariko ibyo ngibyo niba rivuye ku mutima bizagera ku Mana ari amagambo meza atunganye kandi ahumura umubavu wo gutungana kwa Kristo. Bakomeza bavuga ngo inzira y'ubunyangamugayo no kuba umunyakuri ntabwo ari inzira ibuzemo ibirushya, ngo ariko mu birushya byose dukwiye kwibutswa imbaraga y'amasengesho, ngo nta muntu usanzwe yifitiye ubushobozi adakomora ku Mana, kandi isoko y'ubwo bushobozi ikinguriwe abantu bose kugeza ku munyambaraga nke cyane. Kugeza ku munyambaraga nke cyane muri twebwe, uwo nguwo abikiwe ubushobozi, imbaraga ziri mu masengesho. Ngo Yesu yaravuze ati kandi icyo muzasaba mu izina ryanjye nzagikorera kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we,
nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Rero bagiye kudusobanurira noneho ko Kristo ahari, ko Kristo ari imbere ya Data ku bwacu, ko Kristo ngo nubwo dusenga amagambo twaba tutayatondetse neza tutayashyize ku murongo abitunganya, ariko twasomye ngo icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye. None uko gusaba mu izina rya Yesu gukenewe ni ukuhe? Tugiye gusoma noneho kuri paje 454 kuri paragarafu ya 2, ni hasi gatoya umanutseho gatoya, haranditse ngo uwahabona nanone yashyiraho ayo magambo. Barakoze, ndabona badushyiriyeho, haranditse ngo ariko gusenga mu izina rya Kristo bifite ubusobanuro bugari cyane. Bisobanuye ko dukwiye kwakira imico ye, tukagaragaza umwuka wari uri muri we, kandi tugakora imirimo yakoraga. Amen. Ngo kugira ngo dusenge mu izina rya Kristo, gusenga mu izina rya Yesu icyo bisobanuye ntabwo wenda ari uko twari bitangiza gusa cyangwa ngo turisoze gusa, oya, ntabwo ari aho ngaho honyine bigarukira, ahubwo ngo gusenga mu izina rya Kristo bifite ubusobanuro bugari cyane. Bisobanura ko dukwiye kwakira imico ye, tukagaragaza umwuka wari uri muri we, kandi tugakora imirimo yakoraga. Isezerano ry'Umukiza ridusaba ko natwe hari uruhare tugaragaza. Yesu aravuga ati, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Yesu akiza abantu, ntabwo abakiriza mu cyaha, ahubwo abakiza icyaha, kandi abamukunda bazagaragaza urukundo rwabo bamwumvira. Ntabwo batubwiye ngo noneho ubwo Kristo yaseze ahari ari imbere y'Imana ku bwacu ngo dusenge ibyo twishakiye bidahuje n'ubushake bw'Imana, ngo dusenge ariko tutumvira Imana, oya, ahubwo baratubwiye ngo isezerano ry'Umukiza natwe hari uruhare bidusaba kugaragaza, ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Kandi ngo Yesu akiza abantu, ariko ntabwo abakiriza mu cyaha, ahubwo abakiza icyaha, nk'uko twabibonye mu cyigisho cy'ubushize. Rero abamukunda bazagaragaza urukundo rwabo bamwumvira, kandi nicyo bisobanuye gusenga mu izina rya Kristo, ngo nuko dukwiye kwakira imico ye, tukagaragaza umwuka wari uri muri we, kandi tugakora nk'imirimo yakoraga. Amen. Ndashima Imana rero ko Kristo ari muzima, kandi ko ari muzima isezerano rye rikaba risohorera muri twebwe. Isezerano yatubwiye yuko ikintu cyose tuzasaba mu izina rye tuzagihabwa, kandi atari uko abanje kutwingingira Imana nk'aho Imana yo idashaka kubiduha, atari uko, ahubwo kubera ko ngo n'Imana ubwayo, Imana nayo iradukunda, kandi Imana nayo yifuza kutugira neza kuko twizeye Imana kandi twakiriye Kristo. Ndashima Imana ko urupfu rwa Kristo rwabayeho kugira ngo tubabarirwe ibyaha, kandi ndashima Imana ko umwizera wese nta teka azacirwaho rwose, ahubwo azanyuzwa. Ndashima Imana ko Kristo yazutse kugira ngo aheshe Abisiraheli, aheshe abantu bose kwihana no kubabarirwa ibyaha. Ndashima Imana ko yazutse kandi ngo amareho imirimo ya Satani mu mitima yacu. Ndashima Imana cyane ko Kristo ari muzima. Kubera ko ari muzima tuzabasha gukora imirimo myiza, imirimo y'ukuri, imirimo ihesheje Imana icyubahiro, kandi kubera ko ari muzima tubasha gusenga, tubasha kuganiriza Imana nk'ababwira inshuti yacu, ko twasomye ngo Data nawe arabakunda, kandi natwe tusomye ko tugomba gusaba mu izina rya Yesu ari uko tumukunze, tukitondera amategeko ye, tukagirana isano na Kristo, tukagirana isano n'Imana. Kubera ko Kristo ari muzima, ikintu cyose tuzasaba tugikuye ku mutima, Imana izakiduha, ngo kugira ngo yubahirizwe mu mwana we, ngo kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikorera, kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Amen. Reka dusome amagambo tugiye gusorezaho ari mu kugana Yesu, muri cya cyigisho n'ubundi. Paje 103. Ku magambo asoza, reka turasome, ndibaza twahageze. Ni nayo magambo tugiye gusorezaho. Aravuga ngo
ubukene bwawe n'umunezero wawe n'imibabaro yawe n'amaganya yawe ndetse n'ibigutera ubwoba byose ubyikoreze Imana yawe. Amen. Bari kuduha umuhamagaro noneho kubera ko Kristo ari muzima kandi ko yadusezeranye ko ibyo tuzasaba byose azabyumva kandi akadusubiza. Mu gitabo cy'uburezi niho batubwira ngo dushobora gusaba umwuka wera, dushobora gusaba kubabarirwa ibyaha, ngo dushobora gusaba n'indi mpano yose Imana itanga, kandi kuri ibyo byose igisubizo ni yego. Kandi ngo nta nubwo tugomba gutegereza ngo tubyiyumvemo, ahubwo nk'uko Kristo yavuze ngo musabe muzahabwa, tugomba kwizera iryo sezerano, tukizera ko tubihawe ngo kandi tukazabibona igihe biri ngombwa cyane. Twasomye ngo twavuze ko ushobora no kumva bisa nk'aho Kristo atakumva, atakuri hafi, ariko ngo iteka ryose aba aguhengeteye umusaya, kandi ngo nubwo utumva ikiganza cye kigukoraho, kiba gihari kigukoraho rwose. Rero baratubwiye ngo ubukene bwawe n'umunezero wawe n'imibabaro yawe n'amaganya yawe ndetse n'ibigutera ubwoba byose ubyikoreze Imana yawe. Turi gusoma kuri paji y'103 mu cyigisho cy'amahirwe yo gusenga ngo ubukene bwawe n'umunezero wawe n'imibabaro yawe n'amaganya yawe ndetse n'ibigutera ubwoba byose ubyikoreze Imana yawe. Ntubasha kuyiremerera cyangwa kuyigondoza kuko idashenguka. Amen. Ntabwo Imana tubasha kuyiremerera, oya, ahubwo uko tuyibwira ibyo twifuza, uko tuyibwira ibyo dukeneye, bizadutangaza, tuzaba turi kurema isano nayo. Reka mbabwire ikintu kimwe mbasabye gukora. Ntekereza ko twese dusenga uko twabonye agaciro kabyo. Dukwiye no kujya tubisenga ubu ngubu, tugasenga mu izina rya Kristo, tukemera ko icyo Imana idusaba gukora tugikora, icyo Imana idusabye gukora tugikora, icyo itubujije tukakireka, tugasenga mu izina ryayo. None ndabasabye muzagerageze mujye mwandika ibyo mukeneye, ko turasomye ngo yaba ubukene bwawe, yaba umunezero, ibintu byose ujye ubisaba Imana. Mu minsi yashize hari ahantu njya nandika ibintu ndi gusabira, wenda nk'inshuti zanjye zambwiye ngo nsabire iki ngiki, cyangwa ngiye hari ibyo nkeneye, hari ibintu byinshi ndi gusaba nsaba Imana, nkabyandika. Noneho mu minsi yashize ntabwo nari naze ngo reka njye gucekinga uko byagenze, ariko nabumbuye ahantu nari nasabye ibintu kwa kundi nawe ubona bidashoboka. Nyine hari ukuntu wowe ureba mu bitekerezo byawe ukabona ibintu nta buryo byaboneka rwose, nta buryo bihari, ariko nasubiyeho ndasoma numva neza, nyine uhita wumva ko isezerano ry'Imana ni iry'ukuri rwose, ntiribeshya. Usabira abandi, gusaba ibyo ukeneye, ubukene bwawe, ibikugoye, ibikuremerera, Imana izadusubiza rwose kubera ko yita kuri twebwe. Itarimanye umwana wayo ikunda, izaba ite kumudana n'ibindi byose. Reka mbasabe, niba hari umuntu nawe ufite ahantu ajya yandika ibyo yasabye Imana, uyu munsi uze kugenda urebe. Ushobora no kutahita ubona bisubijwe, kubera ko hari n'igihe bitanasubizwa mu buryo wibwiraga, ariko nakunze amagambo avuga ngo nayo ari muri kino cyigisho, ngo iyaba Imana yaduhumuraga tukabibona ibyo bintu byatubayeho n'ibyo natwe twakabaye twarisabiye. Dushima Imana ko Kristo ariho, ari muzima, kandi ko yumva amasengesho yacu. Ariko reka nsoze ya magambo ngo ubukene bwawe n'umunezero wawe n'imibabaro yawe n'amaganya yawe ndetse n'ibigutera ubwoba byose ubyikoreze Imana yawe. Ntubasha kuyiremerera cyangwa kuyigondoza kuko idashenguka. Ngo ibara umusatsi wo ku mutwe wawe, ntiyirengagiza imibabaro y'abana bayo. Amen. Uwiteka afite imbabazi nyinshi no kubabarira, umutima we w'urukundo ubabazwa n'agahinda kacu kose. Umushyire ibikubabaza byose biguhoza ku nkeke. Nta kiremerera kuko iramira amasi igatwara ibyaremwe byose. Amen. Ubushize ku isabato yashize turi kwigana na Moses, yatubwiye uburyo Imana ikomeye, yatubwiye imbaraga z'Imana. Rero Imana ikora biriya byose ntabwo izaremererwa n'ikintu twebwe twumva kidukomereye, kuko twebwe ibidadushobokera ku Mana birashoboka rwose. Rero amagambo tugiye gusorezaho ngo ikibasha kuduhesha amahoro cyose nubwo cyaba gito, nta mvune y'agahinda kamushengura, ngo nta mvune y'agahinda kamushengura, nta n'isengesho ryava mu kanwa ke Data wo mu ijuru atabizi ngo abure kubyitaho uwo mwanya. Oya, nta nubwo ategereza. Ikintu cyose nubwo ngo cyaba gito cyane, ngo Data abyitaho kandi abyitaho uwo mwanya.
kubera ko aratuzi kandi aradukunda, kandi isezerano Imana yadusezeraniye turi gusoma kuri paje y'103. Ndabona hari umbajije kuri paje y'103 no twahereye, ariko dusoreje kuri paje y'104 mu gitabo cyo kugana Yesu, ariko ni igitabo gishyashya. Ndashima Imana kubw'urukundo rwayo rwinshi, ndashima Imana kubwa Kristo, ndashima Imana ko ubu ngubu tubasha gusenga kandi Imana ikatwumva, ikatugira neza, ikadusubiza itaturebeye muri twebwe. Twasomye ngo ntago, reka ayo magambo nayo nyasomye niko nabwiye ko tugiye kuyasorezaho, ariko ngiye kuyasubiramo. Twayasomye uburyo Imana ntago ngo buri sengesho ry'ukuri ryumvikana mu ijuru, ngo byashoboka ko, reka mpere hejuru gatoya, ngo yari kuba ari imbere ya se abasabira. Kristo bari kutubwira nyine amaze ari kubasezera ya magambo, ngo yari kuba ari imbere ya se abasabira, ngo isengesho ry'usabye abikwiye ku mutima arigeza ku Mana nk'aho ari irye mu mwanya w'urisenze. Amen. Ubwo ngubwo niba nsabye ngo Mana mpa kunesha iki ngiki, Mana ndashaka iki ngiki, Mana mfashiriza uyu muvandimwe wanjye, Mana reka bigende gutya bigende gutya, Imana iba yatwumvishe. Nubwo ushobora kudahita ubona igisubizo ako kanya, ariko Imana ibyitaho uwo mwanya. ngo buri sengesho ry'ukuri ryumvikana, ngo isengesho ry'usabye abikwiye ku mutima arigeza ku Mana nk'aho ari irye mu mwanya w'urisenze. Buri sengesho ry'ukuri ryumvikana mu ijuru, ngo byashoboka ko urisenze yaba atarivuze neza, ariko niba rikwiye ku mutima rizazamuka rijye mu ijuru aho Yesu akorera, maze nawe arigeze kuri se risobanutse, ari amagambo meza atunganye kandi ahumura umubavu wo gutungana kwa Kristo. Amen. Ndashima Imana ko twabasha gusenga, nubwo waba udafite uko wabisobanura, nubwo waba udafite uko wabivuga, nubwo wanabivuga nabi. Muribuka Petero we amaze gusobanukirwa Kristo ubutungane bwe, yikubise imbere ya Yesu aho kugira ngo wenda avuge ngo Mana nkiza, ngo Mana mbabarira, ahubwo aravuga ngo vaho ndi kuko ndi umunyabyaha. Ariko ntabwo Kristo yamusize, kubera ko ari mu mitima yacu. Amagambo rero twasenga, uko twasenga niba tubikuye ku mutima kandi turi gusaba mu izina rya Yesu, tutirengagije ngo dukore ibyo Imana itishimira, kuko uwiziba amatwi ngo twumve amategeko, gusenga kwe ni ikizira. Ntabwo ari ibyo byiringiro dufite, oya, ahubwo ibyiringiro dufite ni by'uko Kristo ari muzima, kandi ko nidusenga mu izina rye, amasengesho yacu azagezwa ku Mana atakiriho imyanda yacu, ahubwo ari nka Kristo yadusabiye. Ndashima Imana kubw'urupfu rwa Kristo, ko twababariwe ibyaha muri Kristo, tukaba tugomba kubyizera tukagira amahoro ku Mana. Ndashimira Imana ko Kristo yazutse kugira ngo imirimo ya Satani ishire muri twebwe. Ndashima Imana ko Kristo ari muzima kugira ngo dukore imirimo myiza, kandi kugira ngo amasengesho yacu yemerwe imbere y'Imana. Ejo tuziga icyigisho cyiza cyane kitubwira noneho ingaruka z'uko gupfa no kuzuka no kuba Kristo ari muzima. Ejo ndabararitse kugira ngo tuzabane. Reka Imana iduhane umugisha kandi idushoboze kujya dusenga, tujye dusenga nubwo twaba tugenda, nubwo byaba biri mu mutima, kuko Imana iri mu mitima yacu. Reka dusoze n'isengesho dushima Imana. Twongeye gushima Data mwiza ko umubyeyi dukunda, turagushimiye ko udukunda, turagushimiye ko twitaho, turagushimiye kumva amasengesho yacu, twigisha gusenga. Turagushimiye Data ko twumva, turagushimiye kubw'amahirwe waduhaye, reka tuyakoreshe. Twabonye ibyiza byo gusenga, twabonye impamvu tugomba gusenga, ubitwigishe kandi uduhe imbaraga kubw'ubuntu bwawe. Reka tukugireho umugisha, mu izina rya Yesu. Amen.